Gema yahise ambwira arimo kunyongorera avuga ko nawe igihe yajyanaga na kapiteni Hiberi mu rugo kwa Ramari wabonaga nta makuru menshi ashaka kumuha. Ikirenze n'ibyo, bimwe mu biganiro yagiranaga n'umugore wa Ramari kimwe n'abana babo bakaba babiganiraga ameze nk'udashaka ko abyumva, ku buryo bugaragara ko byanga byakunda Hiberi hari ikintu ashaka guhisha. Gema mpita mubwira ko ibyo bintu biri kuntera ubwoba, kubera ko mbwira kapiteni Hiberi ngo tujyane kwa Ramari yahise agira ubwoba, ku buryo yampakaniye nk'umuntu wagira ngo nindamuka njyanye nawe hari ikibazo gikomeye cyane kiri buze kuvuka. Ari nabwo yahise ambwira ko ariwe bagiye kujyana kuruta uko yajyana nanjye. Namaze kubwira Gema aruhutse umutima yibaza avuga ati ese kapiteni Hiberi n'ibiki arimo kuduhisha ku buryo adashaka ko twabimenya. Mu matsiko menshi mpita mubwira ko kwa kapiteni Ramari ntahazi, bityo byaba byiza angejejeyo nkajya kureba ko nta kintu kidasanzwe nabonayo. Gema ambwira ko gusa igihe bavagayo yabonye ikintu kidasanzwe. Mu kumubaza icyo ari cyo ambwira ko ubwo we na Hiberi bavagayo byari bimeze nk'aho hari abagabo umuntu atapfa gukeka aba ari bo baje bameze nk'abari gucunga, kandi ubarebeye mu ngendo n'igihagararo nubwo bimereshaga nk'abari kure y'urugo, ariko umuntu ushishoje neza ahita abibona ko byanga byakunda bari bari kuri gahunda y'urwo rugo. Mu kubitekerezaho neza mpita mubwira ko ibyo nta kubishidikanyaho ari abashinzwe umutekano. Ikirenze n'ibyo ntabwo ari agatangaza Venize aramutse abohereje ngo baze bacunge urugo rwa Ramari, cyane cyane bareba intambwe zacu niba tutarahagera. Bivuze ko ubu kujyayo gutyo gusa twaba turi kujya mu maboko yabo. Gema ambwira ko ariko bimeze, ariyo mpamvu ambwiye gutyo. Mubwira ko ariko amatsiko yanjye adashobora kunyemerera kuguma nicaye, nzi ko hari ikintu ngomba kumenya, kandi uburyo Hiberi ameze nk'uri kugihisha cyane ko namaze kubona ko cyerekeye umuryango wa Ramari ntabwo nabasha kubyihanganira. Gema ambwira ko ariko aho kugira ngo nishyire mu byago byaba byiza ntinyutse nkagenda mbwira Hiberi ko ndi gukeka ko hari ikintu arimo kumpisha, ubundi akambwiza ukuri, cyangwa se yakwanga kumbwira akaba aribwo njya gushaka amakuru, kuko nanone kumera nk'aho ngiye kwishakira amakuru birananshyira mu byago birimo intambara no kuraswa. Yabifata nk'aho ntamwizera kandi turi mu nzira imwe igihe yaba abimenye ko nagiye kumuneka. Gema yamaze kumbwira gutyo, nyamara numva ibyo bintu nibyo, ariko ku mutima wanjye ukomeza kumpatiriza umbwira ko ngomba kumenya ibyo bintu. Mpita niha gahunda ko byanga byakunda ngomba kumwibariza nkamenya amakuru. Ndetse muri icyo gihe abantu barimo kuganira mu matsinda, ubona baganira no ku giti cyabo, nibwo nahagurutse nsanga kapiteni Hiberi aho yari yicaye. Bonita bari kumwe wari wabuze uko aza kuri Gema kuko yaganiraga nanjye, ahita ampereza ikiganza ambwira ko ampaye akanya. Mpita nicara mu mwanya we nawe agenda ajya aho nari nicaranye na Gema. Maze kwicara Hiberi nduhutse umutima, ntagiye ku ruhande mubwira ko kuva twava mu rugo ndi kwibaza ikibazo gikomeye cyane, ku kuntu yashatse kunyereka ko adashaka ko tujyana kwa nyakwigendera Ramari, ndetse nkabibonera mu buryo yanyamaganye ubwo nakomezaga gutsimbarara. Hiberi ambwira ko ari impamvu yuko yabonaga atari ngombwa ko tujyana kandi mfite ibindi ndimo gukora. Mubwira ko njye kuva icyo gihe ndimo kwiyumvamo ko hari ikintu arimo kumpisha. Hiberi ambwira ko rwose mfite uburenganzira busesuye bwo kubyumva gutyo, ariko ku rundi ruhande anyijeje ko nta kibazo na kimwe gihari, kuko niyo yaba afite ikintu ari kumpisha ku bijyanye no kuba yanze ko tujyana, akeka ko byaba ari ku neza yanjye cyangwa se y'abandi bantu runaka wenda bari mu buzima bwacu, bityo singira ikintu mpangayikira. Kapiteni Hiberi yamaze kumbwira gutyo mpita numva ameze nk'umuntu umfungiye amayira impande zose, kuko yari amaze kumpa impamvu inyereka ko ntagomba gukomeza kubaza ibibazo runaka ku matsiko mfite. Ndeba ku rundi ruhande mbura icyo mvuga, ari nako nkomeza kwitegereza bari aho bose banezerewe cyane. Mpita mpaguruka nsanga mushiki wanjye Neyira Lewisi uri kumwe n'umukunzi we Rayimonde barimo kuganira utuganiro wabonaga turimo amaseka menshi. Ako kanya Petroni Lewisi wari umaze kuganira na Principal Anthony Mati abangezeho aho mpagaze inyuma ambaza impamvu ndi kumviriza ibiganiro by'abandi bana. Mpita mufata ukuboko mubwira ko mbonye barimo guseka nkaza kureba ngo nanjye nisekere. Petroni Lewisi ambwira ko ari ubujajwa, njye numva ibindeba. Ako kanya ntaramusubiza Boneta ahita aza dusanga ahita yihererana. Petroni Lewisi mpita njya ku ruhande na Principal Anthony Mati ambwira ko bwa nyuma na nyuma ndi kugenda ngera ahanyaho. Mpita mwibutsa uburyo twahuye n'uburyo yambereye ingenzi mu buzima, bityo intambwe ze mu rugendo rw'ubuzima bwanjye ntabwo nshobora kuzazibagirwa. Anthony Mati ambwira ko iki gihe kiramutse ari cyo gushima nta wundi washimwa uretse njyewe,
bityo tube turetse kuko ntabwo ariko bazanshimiramo. Gusa arenzaho ambwira ko byanga byakunda mfite umutima ukomeye, nubwo wagezeho ibikomere byinshi ariko nzi uburyo bwo kubyakira no kubyihanganira. Penina yabonye ndi kumwe n'umugabo we aza ansanga ankora ku rutugu, avuga ko igihe yahuraga na papa wanjye akamuha ubutumwa atarazi ko ari kumutuma ku musore w'intwari, kuko burya bariya abana benshi dukunda kubona bafite imyitwarire idahwitse, bamwe tubona mu ngeso nyinshi twita ko tutishimiye hano hanze, abenshi muri bo ubuzima bwabo buhinduka kuriya buturutse nk'aho nanjye narindi. Muri make kubona ubwo bari babayeho mbere bwanze bagafata imyanzuro yo kwivana mu kababaro binyuze mu zindi nzira, ariko njye nahisemo kurwana kuko nari nzi uwo ndiwe, mu gihe bo baba batazi aho bakomoka n'imiryango yabo ari byo ba nyabo. Ako kanya akaba atabura kuvuga ko ari kunshimira kuko nta mubyeyi utaterwa ishema no kugira umwana nkanjye, ku buryo aka kanya nawe ari kumva atewe ishema n'ibyo yakoze ashakira umusore ngo amufashe mu gihe atari yizeye ko azavamo umugabo nkanjye. Monika yahise aza dusanga ameze nk'uwigize nk'uri mu mujinya, ambaza igihe nari kuzamumenera amabanga yose y'ibinyerekeyeho, kuko icyo nakoraga ni ukumwereka utubango tw'amabanga yose mbitse gusa. Mpita mubwira ko nta kindi gihe kitari uyu munsi, ubwo amabango yose y'amabanga yose namumeneye aka kanya ateranirijwe hamwe, ahita ava mu busobanuro bwose bwimbitse. Monika ahita arambura ibiganza nyambira ambwira ko atewe ishema nanjye, kuko kuba amfata nka musaza we rwose ni ibintu azagendera ubuzima bwe bwose. Akaba anasobanukiwe neza noneho impamvu naje mu buzima bwabo mu buryo wakwita ko budasobanutse, aho bakundaga kwibaza impamvu nshobora kujya gufasha abantu nta kintu mbakeneyeho, kumbe ari wa mutima mwiza wo kuzirikana uwo uri we urimo kubitera. Ambwira ko kandi igihe gisigaye cyose nanjye igihe nzabakenerera bazaba bahari ku bwanjye, bityo sinzagira icyo mbaburana. Monika yamaze kumnyambira amwenyura ubona ari byiza, ahita agenda ava aho ngaho. Losange ahita ahagera atangira kuganira na Penina, nanjye mpita njya kureba Vivensi wari muri telefone, kuko bimeze nk'aho abantu bose bari aho ngaho batamenyeranye, kuko na Suzi bari kuganira kare yamusize aragenda, ndetse yewe na Raymond baziranye neza ntabwo bari bigorora bya bindi byo wanze kwivugira mu bwere. Mugezeho mwicara iruhande mubaza impamvu ari mu bwigunge bwinshi, ambwira ko abantu baziranye aho ngaho bari kuganira n'abo baziranye, ariko nawe inshuti ye telefone iri kumumara irungu. Mpita mubaza uko uwo munsi ari kuwubona, ahita abika telefone ambaza uburyo nabiteguye mu buryo bwihuse cyane kandi bikaba byanahise bicamo. Mubwira ko atari njye wabiteguye byose ni Losange wabiteguye. Aruhutse umutima ambaza uko ndi kumva merewe ako kanya, mubwira ko nishimye birenze urugero kandi nizeye ko nawe ari uko nguko. Vivensi yaruhukije umutima ambwira ko abantu benshi baca muri byinshi mu buzima bwabo, ariko burya muri bya byinshi turi gucamo kandi binatugoye cyane niho twubakira ubuzima bwacu iyo twahatambukanye umucyo. Kubera ko ntabwo yabura kumbwira ko kuva twatangira aka karori kabereye hano yangiriye ifuhe ryinshi cyane, kubona abantu bose bampanze amaso wagira ngo ni ibintu biri muri kamere yabo kumpanga amaso bafite ibyo bantegerejeho. Muri make nkaba mvuga ari kijyana n'imbere y'ibikomerezwa bitandukanye. Ahita abona uburyo ubuzima bwacu kenshi tubupfusha ubusa tutanazi ko turi kubupfusha ubusa. Urugero rwa hafi akaba ari uko ako kanya mfite n'uburenganzira bwo kongera kubwira abo bantu bose bari aho ngaho ngo nibaceceke basubire no mu byicaro byabo bantega amatwi, bagahita babikora byihuse cyane, mu gihe we bahita bamufata nk'umusazi kuko nta kintu bamuziho. Bityo yaba abantu twamenyaga ko buri ntambwe dutera ndetse n'igikorwa turi gukora kuva twamenya ubwenge aba ari itafari turi gushyira ku buzima bwacu, igihe kimwe kikazagera rikatugwira kubera ko rikomeye cyangwa se rigakomeza imfuruka cyane. Kimwe nanone nuko igihe bibaye rikagwa twazabona abantu barimo kudufasha kuryegura cyangwa se banadushakira ayandi matafari akomeye kurushaho ngo tuyakoreshe. Twakoresha ubuzima bwacu neza kandi ndabizi cyane ko ari ikimenyetso cyo gukoresha ubuzima bwe nabi. Muri ya minsi nge nari ndimo kwicira inzira inganisha kuri icyo cyubahiro mfite nonaha. Vivensi yamaze kumbwira gutyo mubwira ko nubwo ibyo byabaye ariko aka kanya nta gaciro bifite, kubera ko nubwo twamara iminsi yose turi gukora amakosa dupfa kuba tutabizi gusa cyangwa se tutabigambiriye. Nyuma na nyuma iyo tuje kubona izindi nzira tuba dufite amahirwe yo kwikosora, kandi nawe arabizi ko ari ingenzi mu buzima bwacu, bityo ntiyumve ko nta gaciro afite muri twebwe kuko ubu turi mu nzira imwe kandi tugomba kugera nayo.
Vivensi yahise ambwira ko ari kunshimira ku muryango mwiza namuzaniye, kuko basuzi na Mike ni abana beza cyane rwose. Mubwira mwibutsa ko twese turi umuryango. Sinzi impamvu arimo kuvuga gutyo nkaho wagira ngo hari ahantu ahejwe na hatoya. Namaze kubwira Vivensi Lewis gutyo aruhutse umutima, muhereza ikiganza mubwira ko tuzagerana y'amahoro. Ako kanya Mike agaruka ambwira ko nigize idolari ku buryo ntari kwemera ko bambonaho. Mpita mubaza amakuru ye na Suzy, ambwira ko ari meza, ubu bakaba bategereje ko bazahamagarwa kuri kampani ya ba Lewis ngo bajye gukora stage kuko niho basabye. Aho Suzy Lewis yasabye gukorera mu bitaro byaho, naho Mike Lewis agasaba gukorera muri hoteli yaho bigendeye ku byo barangijemo kwiga muri kaminuza. Mbifuriza amahirwe masa mbabwira ko bazayihabwa kandi bizere cyane. Ako kanya Mike Lewis musigana na Vivensi Lewis ngenda nsanga Koleta na Loreta aho bari bicaye baganira. Mbabaza amakuru y'iminsi, bambwira ko ari meza nk'uko bari kubibona, ibintu biri kujya mu buryo. Koleta ambaza uko ndi kumva meza ako kanya. Nyuma y'imyaka myinshi cyane umuntu yavuga ko nari meze nkaho ndi njyenyine. Mubwira ko ntazi uko nabisobanura. Mpita mbabarizaho mbabwira ko burya ntari nzi ko Raymond ajyaza kubafasha imirimo yo kwiduka. Loreta ambwira ko Raymond ari umwana uzirikana, ufite n'umutima, ku buryo atajya yibagirwa abantu yahuye nabo yita ko bamufashije mu buzima yarazi ko butazajya mbere. Rero uwo munsi ubwo yaravuye kureba umukecuru n'umusaza yahise aza mu rugo, cyane ko buriya mu buzima busanzwe Raymond mu maraso ye yifitemo akantu ka business cyangwa se ubucuruzi n'ibindi, ku buryo iyo ari kwiduka abikora bikunze. Mpita mbabwira ko nta gushidikanya ndabizi ko ari umunyamuhate cyane. Mbabwira ko ari ukunyihanganira kuko ntajya nkunda kubona umwanya wo kuhagera kubera utugahunda twanjye, nabo barabizi. Bambwira ko nta kibazo na kimwe rwose gihari, bityo njye numva ntuje. Bonita yaje kundebaho narindi anyegera inyuma ambwira ko amasaha ari kwira kandi ntabwo abantu bari hano barataha ntababwiye. Ikirenze n'ibyo, ibyo kunywa twaba dufite ubu biri kugenda bishiramo, keretse niba nshaka kubazanira ibindi. Mu kureba ku isaha nsanga saa sita z'ijoro zamaze kurenga kare cyane. Mpita negera Petero Lewis wari kumwe na Bonete, mubwira ko ari ngombwa ko dutaha. Ahita ambaza impamvu ndimo kubimubwira nkaho ibyabereye aho ngaho ari we wabiteguye. Mpita numva mpaye uruhushya rwo gucyura abantu bagataha. Nuko ntangira nikoroza, abantu batangira kundeba ndetse benshi basubira mu byicaro barimo. Ubundi mpita mvuga nti mwese ndabashimiye cyane kubera ko mwitabiriye ubutumire bwacu, nubwo wenda dusa n'ababatunguye ariko bigaragaza ko muri abantu ba hafi. Rero aka kanya nk'uko muri kubibona twageze undi munsi, nubwo tukiri none kuko naje gusanga ejo bitakunda ko twahagera. Nyuma yo kubashimira nashakaga kubabwira ko rwose abifuza kuba bakwigira mu zindi gahunda zabo ntabwo ari ngombwa ko baguma hano, mwakwigendera. Ndetse kandi ni na ngombwa ko amaso ajya kuruka kugira ngo tubone n'izindi mbaraga zo gukora ibikurikiyeho ejo. Ariko ndabashimiye cyane ku rwego rurenze urugero. Namaze kuvuga gutyo bampa amashyi ndetse batangira kuza bansuhuza bampa ibiganza. Kapiteni Hiberi ambwira ko nabwira abo dutahana n'abo duhari ifuti batangira kwisuganya tukagenda. Penina angeraho ari kumwe na Losange avuga ko abashaka kurara batabujijwe kuko aho hari amacumbi menshi n'ibikenewe byose. Nuko twese dutangira gusezeranaho kugira ngo tujye kubika amaso. Twemeza ko imodoka ya Bonete ari nayo nge na Neila Lewis, Petero Lewis twajemo ari nayo dutahamo, ariko tubanze gucyura Rachel wateze motaza ndetse na Loreta, Koleta na Raymond, ubundi tubone gutahana na Bonita. Hiberi avuga ko aracyura Dorcas ari kumwe na Bonete ndetse na Gema nk'uko baje, kuko abandi bose bafite uburyo bwo gutaha, ubundi tuze guhurira mu rugo. Losange avuga ko waraguma aho ngaho na ba Penina kuko bashakaga ko ibikorwa byo gutangira umushinga wo kuvugurura aho ngaho byihuta cyane, kandi ibya hoteli byo barabirangije, ahubwo hasigaye ibya kampani na farumasi nayo izahita irangira vuba, ku buryo ubwubatsi bitazatinda gutangira igihe bazaba babona ko hari umutekano. Ubwo twatangiye gusohoka aho ngaho, barasigara babanza kuduherekeza muri parikingi ngo tuve muri La Rivière Bar Resto barimo kureba. Retired Kapiteni Hiberi yinjira mu modoka ari kumwe na Bonete. Dorcas abanza kunyuraho ambwira ko nta gihe dusigaranye cyo kuganira, ariko ari ibishoboka ejo tuzabonane. Mubwira ko nanjye ahubwo mukeneye cyane kuko hari byinshi nshaka kumubwira.
nuko ansezeraho bigaragara ko ari ngiye wa nyuma yari asigaje gusezeraho. Agenda ajya kwinjira mu modoka ya kapiteni Hiberi akurikirwa na Gema. Ubundi imodoka irahaguruka isohoka turikurikije amaso. Ako kanya Johana Angela mama wa Suzy na Mike ahita azazanye na Suzy na Mike na Rachel badusezeraho aho nari mpagaze na Vivensi n'abandi. Vivensi avuga ko ako kanya yerekeje iwabo wa Suzy na Mike, niho turaba tumushakira kuva aka kanya. Nuko bamaze gusezera bajya kwinjira mu modoka ya Johana badusezeraho. Nuko natwe dusezera ku basigaye Anthony Martin, Penina na Monica, Losange, Brian n'umuryango we. Ubundi Bonita ajya kwinjira mu modoka kuri Vora, nanjye nkurikiraho dukurikirwa na Rachel wari usize Petronile Lewis aganira na Losange. Neila ubundi dutegereza ko Petronile Lewis na Bakoreta, Loretta na Raymond baza. Bidatinze bageze mu modoka Bonita yihata umuriro, ubundi tuva muri La Rivière Bar Resto. Ari nako ngenda mwereka inzira tugenda ducamo, kuko kugera kwa Rachel niho hari hafi, tukabona kunyura kwa Koreta. Twagiye tuganira bisanzwe kuva kwa Rachel ari hafi tuza kuhagera, dusezeranaho twifurizanya kongera kubonana nitwongera kubonana. Ubundi dukata tugaruka mu muhanda ugana kwa Koreta. Gusa umutuzo mu modoka wasaga naho ari mwinshi, birumvikana Neila Lewis yari kumwe n'umukunzi we, ikirenze ibyo hari na papa wacu, bigatuma ibiganiro biba bikeya cyane ko bwari bunije abantu bifitemo utuntu tw'udutotsi. Ntabwo byatinze twageze muri quartier batahamo ndetse tugera mu rugo. Raymond mubwira ko turi kujya tuburana, ariko nabona akanya azashake uko tuvugana, yibuke ko kuva cyagihe ntaramenya andi makuru ye nawe ngo amenya yanjye. Ambwira ko arashaka akanya ubundi tubonane neza cyane. Nuko dusezera kuri Koreta na Loretta bari basohotse mbere mu modoka, ubundi dusigara ari njyewe, Bonita, Neila Lewis na Petronile Lewis. Dufata umuhanda tuzamuka twerekeza kwa kapiteni Hiberi. Tugeze mu muhanda mugari, Bonita ambwira ko ikiganiro cyanjye na Suzy Mike yamenyeyeho amakuru. Mubaza ibyo ari kuvugaho, ambwira ko ari kuvuga ku mpamvu papa we musaza we Hiberi yabaye nk'udashaka ko twajyana kwa Ramari. Bonita mubaza impamvu niba yaba yizi, ambwira ko wasanga ari uko papa we atashakaga ko nahangayika, kuko umugore wa Ramari afite ubuzima butangaje kandi byanga byakunda nshobora kubumenya ugasanga mbwinjiyemo bimwe byanjye byo guhangayikira abantu, ubundi wenda nkamera nk'ubihaye umwanya ntafite. Gusa nanone ikindi atekereza nuko ibyo byanatuma umugore wa Ramari asa n'utaye umutwe, cyangwa se nanone nkamujyana mu nzira atigeze yifuza kuganamo. Bonita yamaze kuvuga gutyo mubaza icyo ashaka kuvuga, ndetse n'ubuzima butangaje bw'umugore wa nyakwigendera Ramari. Bonita atubwira ko umugore wa nyakwigendera Ramari atazi uwo ari we mbere y'imyaka runaka yamaze ku isi, mbese azi igice gikurikira imyaka runaka yabaye ku isi, ariko icyo gice nicyo kuva ubu ngubu kugera inyuma gatoya. Bisobanuye ko amateka ya mbere kuva akivuka kugeza igihe ibyamubayeho byamubereyeho ntabwo abyibuka. Rero Ramari kuko muri ubwo buzima bwa mbere yamukunze, na nyuma yirengagije kuba umuntu yakunze atarabashaga kwibuka ko uwo ari we, yakomeje kumukunda kandi byanya byo kugeza babanye nk'umugore n'umugabo, aho kuri ubu bafitanye abana babiri, umukobwa n'umuhungu. Umukuru ni umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 12 na 14, naho umuto ari mu kigero cy'imyaka 67. Bonita yamaze kumbwira gutyo numva ahubwo nibwo nkomeje kugira amatsiko cyane, kubera ko kuba ibyo byabaho ni ibintu bisanzwe, ko umuntu yakwibagirwa ubuzima bwe akanashakana n'umugabo. Ikibazo nsigaranye gikomeye nuko kapiteni Hiberi yashatse kubimpisha, mbese adashaka ko narabukwa na gatoya. Bonita mpita mubaza niba uwo mugore wa Ramari amuzi, cyangwa se hakaba hari amakuru amufiteho. Ambwira ko amuzi gutyo gusa, ariko amakuru wenda ajyanye n'inkomoko ye cyangwa se abantu bafitanye isano ntabwo ayazi na gatoya. Ikirenze n'ibyo sintekereze ko ari njyewe gusa yashatse kuyahisha, n'abandi niko bigenda. Ariko ikintu azi neza cyane nuko mukuru we Bonete baziranye cyane, kuko mu bintu yabonye nuko mu buzima bwa mbere ataribagirwa uwo yari we, bari inshuti cyangwa se baziranye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bonita yamaze kuvuga gutyo, Petronile Lewis avuga ko ibyo bintu biteye amatsiko. Gusa buri muntu wese agira impamvu ze, kandi Hiberi ni umuntu mukuru ku buryo byanga byakunda azi impamvu arimo kurinda ko namenya ukuri k'uwo mugore wa Ramari. Ariko Bonita akora ibishoboka byose arebe niba nta kantu katugeza ku mugore we, kuko amatsiko nk'ayo kuyabana iwacu ntabwo tubishobora.
Gusa akomeza avuga ko niba yibuka neza atibuka Lamar afite umuntu yarebaga mu buryo bw'urukundo cyangwa se akamwiyumvamo uretse Brienne mushiki wa Brian, byarangiye atakiri ku isi y'abazima ngo wenda avuge ko ari umuntu twaba tuzi natwe. Petroni Lewis yamaze kuvuga gutyo, Bonita avuga ko arakora ibishoboka byose nashake azakura amakuru kuri Bonete azatubwira uko bihagaze. Ibyo twabiganiriye hari nako tudahagaze ku buryo bitewe nuko mu muhanda nta binyabiziga byarimo twihuse cyane tugera mu rugo kwa Hiberi amahoro, ndetse kubera ko twe twanyuze ahatandukanye mu gihe ba Hiberi bo bakase bajya kwa Dorcas, gusa twasanze bahadutanze. Gusa igipangu bataragifunga bigaragara ko aribwo bamaze kwinjira mu gihe kitari kinini. Bonita parika imodoka twinjira mu nzu tubanza kwicara muri salo aho twari twebwe tuvuye muri La Rivière Bar Resto. Nongera kubibutsa ko mfitanye gahunda na Gastam yo kujya guherekeza Gerine ugiye kujya muri misiyo yo kuneka inyeshyamba za Rufus na General Torres ku buryo azajya duhereza amakuru. Petroni Lewis avuga ko iyo igomba kuba ari misiyo iteguye neza cyane, bityo mbere yo kujya guhura na Gastam byaba byiza tubanje kwicara tukumva uko yapanze ibintu, ubundi natwe tukareba ko hari ibitekerezo twakongeramo, kuko tugomba kwibuka ko ari misiyo igomba kwihuta cyane kubera ko ntabwo tuzi intambwe ba Rufus bagezeho bihuta, natwe tukaba tugomba kwihuta cyane ari n'ibishoboka tukabataka nta kintu barakora ku munsi ukurikiyeho. Petroni Lewis yamaze kuvuga gutyo mubwira ko ngiye kurara nandikiye Gastam mubwire ko twaganira turebe uko tubipanga. Ambwira ko ninavugana nawe nkibyibuka sinibagirwe gusaba uwo musore Gerine gushakisha amadokima ashobora gushyira Rufus n'ubundi mu kagozi, harimo no kumushinja icyaha cyo kwica Donaldo musaza w'umukuru wa Frequency Response Bank Clara. Mbese muri make no gushaka akantu kose kaba gashyize Rufus hasi, ubundi tugaca gahunda bafite tuyica intege. Ahubwo ari ibishoboka nyuma yo kwemeza neza ko Rufus ari mu ishyamba twanatera igitero Shuma ariwe tugiye gushimuta, ubundi tukaba tumukize ku ruhande kugira ngo General Torres aze gucika intege. Petroni Lewis yamaze kutubwira gutyo mubwira ko ndabibwira Gastam byose. Hiberi nka nyirirwa atubwira ko ariko kanya ko kujya kuryama tukaruhuka. Petroni Lewis avuga ko yumva byatubera byiza tugiye mu nzu ya Lewis y'ibanga, kuko niho misiyo twazitegurira neza cyane. Ndetse kubyo nababwiyeho kubwo kuba Mariyamu yari yambwiye ko hari abantu twashaka bashinzwe umutekano bakomeye cyane, kuko tubizi ku iteka n'isaha twakwatakwa. Ubwo aravuga abarwanyi ba Venice, twashaka abo kuturindira urugo kugira ngo n'igihe hari urugamba ruvutse wenda turi muri misiyo cyangwa se turi mu mipangu tubimenye mbere, mu rwego rwo kwirinda ko batugwa gitumo. Naho kwirwanira byo turabizi, ariko ntabwo twakomeza kwihisha kwa Hiberi tunashyira ubuzima bwe mu kaga n'umuryango we kubera ko ingendo tuzajya dukora. Hiberi yahise avuga ko icyo gitekerezo ari inyamibwa, ahita avuga ko ibyo ari ibye urabyitaho, kuko nk'uwahoze ari umusirikare aza abacancuro bakomeye cyane ku buryo twakora nabo mu mahanga nta kindi barebaho, nta buzima busanzwe bagirana n'abantu, icyo barebaho ari akazi kabo gusa. Bonita yaje ansanga ambwira ko yari yibagiwe kumpa ubutumwa yahawe na Apollo ngo angezeho. Mpita mubaza igihe yabumuhereye kandi twavanye mu rugo tuhamusize ubwo yavugaga ko ashaka kuba aruhutse. Bonita mbona agize utuntu tw'amasoni ambwira ko ari kuri telefone, ariko ngo yamubwiye ko hari utuntu yagiye kwitaho muri kaminuza bityo araza kutuvugisha. Bonita yamaze kumbwira gutyo mpita menya ko Apollo atashatse kuzana natwe agamije kujya kureba Yazidi na mushikiwe muri kaminuza ngo arebe uko bimeze, mpita mbyumva. Petroni Lewis yashimiye Hiberi nuko tuvaho tujya kuryama. Bonita na Neila bajya mu cyumba kimwe cya Bonita, majyana na Bonete nanjye njyana na Petroni Lewis. Tugeze mu cyumba twese twirambitse ku buriri, mu gihe ntangiye gutekereza uko umunsi wagenze sinamenye ibyakurikiyeho. Nongeye gukanguka mbona bwakeye kare cyane ndetse nambaye mu kikopa gusa, nibuka ko nirambitse ku buriri nambaye imyenda none hakaba hari uwayinkuyemo. Petroni Lewis ambwira ko nakuze ari ku bwana bwo kwirambika ku buriri nzi ko ngiye gusinzira sinkuremo imyenda ntabwo buramvamo. Mpita mpindukira mureba mubwira ko ubwo atari ubwana ahubwo bigaragaza umuntu wakoze cyane akananirwa. Ako kanya hita mbaza amakuru ya Derika ndetse n'uburyo nabashije kurwana intambara z'inkundo nakunze abakobwa nk'abicika, nubwo abona ko ari uburyarya nagiye nkoresha. Nuko ndabyuka nshyira umusego hajya ku mutwe nawe arabyuka bikora uko, ntangira kumubwira uburyo naje kwisanga nkundana na mushiki wanjye Neira
ari inshuti na Gema, gusa ngira amahirwe Neyira aba agiye hanze y'igihugu ku buryo atamvumbura, ariko Gema nawe abizi ko nkundana na Neyira, atazi ko ndi umukunzi we kuko yaranzi nka Lewi, noneho twavugana kuri telefone akaba nzi nka Max ukundana na Neyira. Mubwira byose byabaye, amaze kubyumva mbwira ko yabimbonagamo ko nzabindyarya, ahubwo akibaza igaruriro ryanjye aho rizabera. Nuko ntangira kumwibutsa uburyo nakundanye na Derika, ku buryo byaje kurangira nawe aje muri Moriya Academic School, yiyongera kuri Suzy na Mike, mushiki wanjye Kirista Lewis na Anderson bankundaga, bamwe bakanapfiramwo imbere. Gusa ariko byose byaje kugenda bisobanuka nubwo Derika ataramenya uwo ndiwe. Namaze kubwira papa wanjye gutyo arimo kunyitegereza cyane, ambwira ko afite amatsiko y'igihe nari nkiri muto kuva ku isabukuru yanjye, kuko n'igihe twongeye guhurira twari mu buzima bugoye ku buryo atamenye cyane. Musubiza ko kiriya gihe iyo mba nzi abo turibona ari kurwana inkundura, ariko bari barabagize ubwiru, byanatumye ntabasha kumurinda ngo imyaka yakurikiyeho imere kuriya. Gusa hashimwe Penina wamutabaye. Namubwiye gutya ari nako nkora mu matama nk'umwana w'uruhinja arimo gukinisha, ambwira ko akumbuye ubuzima bwacu kera, ndetse anansaba imbabazi nanone kubwo kuba yaratumye mbaho mu buzima nabayemo. Mubwira ko nubwo ari ibyago twagize byatubayeho, ariko ngenda mushimira ko ubu buzima bwatumye mba umuntu abantu bishimira, aho nsigaye nkora ibyo nkora nta rwikekwe mfite ko abantu bataraza kubikunda, kuko namenye ko ngomba kwirebaho abandi bakaza nyuma. Petero Lewis ambwira ko mubeshye kuko ntabwo nshobora kwirebaho mbere y'abandi, ndetse ndamutse nize kwikunda mbere y'abandi nibwo natera imbere cyane, ariko arabizi ko ntabishobora. Twakomeje kuganira mbaza niba Gaston yansubije, mpita nshigukira hejuru mubwira ko ahubwo nta nigeze mwandikira. Ankubita inkonji mu mutwe ambwira ko iyaba ntarisubiyeho abavuze ko ari abakobwa nari ndi kwitekerereza. Nuko ampa umwanya wo kuba navugisha abo mvugisha, ubundi arasohoka kuko yari amaze kwambara no kwiyitaho. Mfata telefone mbanza guhamagara Gaston mubwira uko twatekereje, ambwira ko noneho twaza gupanga uko duhura mbere y'uko bwira. Tumaze kubivugana mpita mpamagara mushiki wanjye CEO Kirista Lewis, anyitaba mbaza impamvu namuciye amazi. Mubwira ko nta muciye amazi, ahubwo nuko cyagihe twatandukanye nkabanza kunyura ahantu, mbese mubwira byose uko byagenze, aboneraho kumbwira ko ibyo nabyo biri mu byaha agomba kumpanira, kuko nagiye ahantu nawe yagakwiriye kuba ari, ariko ndamusiga. Mpita mubwira ko impamvu ari uko nabitekereje tumaze gutandukana. Ambwira ko nawe yageze mu kazi ke kare cyane, ariko nyine ibyo ari kwitaho cyane byanatumye azinduka, ubwo ndi kubyumva. Mpita menya ko arimo gushaka ikintu icyo ari cyo cyose gishobora guhuza urupfu rwa Tatiana na Daniela na Tonzi na Maria ngo bagwe mu gatego. CEO Kirista yamaze kumbwira gutyo, mubwira ko gahunda ari gahunda kandi ndamukunda cyane. Nawe ambwira ko ankunda, ahita ambaza amakuru ya mukuru we kuko yibagiwe gucyura nimero ze. Mpita mubwira ko ngiye kuzimwoherereza amwivugishirize kuko ntabwo ndi sekreteri we. Yarasetse ambwira ko azihorera ubundi dusezeranaho. Twamaze kuvugana mwoherereza nimero za Neyira, ngewe mu kureba ku isaha mpita mbona kumbe saa 5 zageze kare. Mpita menya ko twaryamiriye, mpita mpamagara Brian mubaza uko ameze. Ambwira ko atazi uko ameze kuko ibyishimo afite ntabwo bifite urugero. Nuko mubwira igitekerezo papa yatekereje ko twaba turi kumwe nk'ingabo kurusha uko yajya muri kariya kazi. Ambwira ko rwose n'ubundi atagashakaga kuko ntabwo aka kanya arimo kwifuza ko yagaragara mu ruhame, cyane ko abantu badushaka bakiri hano hanze, bityo byaba byiza abaye hafi natwe kugira ngo anabashe kurinda umuryango we neza cyane. Brian yamaze kuvuga gutyo numva turi guhuza, mubwira kunsuhuriza abandi bari kumwe, ariko mu gihe kidatinze turaza kubonana. Twamaze kuvugana mboneraho guhamagara Colette ngo mubaze uko baramutse, ambwira ko baramutse neza, ndetse nubwo nijoro twabuze uko tuganira kubera rwinshi, ariko misiyo namuhaye ayigeze kure ashakisha abantu bazayitabira. Nubwo hari bamwe arimo kubura, ubwo nanjye ndabyumva. Colette namushimiye cyane uburyo yabyitayeho, musaba gukomeza kuko bizaba ari ibintu by'ingenzi cyane. Twamaze kuvugana sinzi uko nibutse ko hashize igihe kinini ntavugana na Veneranda, mpita muhamagara nyitaba mbaza niba koko mbashije kumwibuka. Nyuma y'igihe kinini bisa nkaho twihugiyeho, none nkaba mutanze. Veneranda mbanza kumusuhuza, mubwira ko iyo minsi iri gutuma twibagirwa abantu bacu, gusa ariko nizere ko nkuko hari ibyo ndimo kugeraho nawe ariko birimo kugenda. Ambwira ko nubwo ibicantege bitabura cyangwa se ngo umuntu uri gutera imbere abura abamurwanya, ariko ibintu nanone biri kugenda neza,
keretse turamutse tubonanye wenda akabimbwira amaso ku maso. Musubiza ko ahubwo nanjye ari uko nari ndimo kubitekereza, kuko amakuru mufitiye ni indimburabahizi keretse duhuye. Ambwira ko ariko afite gahunda zo kugera mu murwa mukuru wa Kenti muri gahunda z'akazi, keretse icyo gihe tuvuganye tugahura. Musaba ko we igihe azazira azambwira ubundi tukareba ko nazanyama yanyemereye twajya kuzirya. Nzi ahantu heza bazikora neza. Twasezeranyeho turimo guseka, mpita mva mu buriri njya mu bwogero, nihanagura mu maso n'amaboko noza no mu kanwa, ubundi ngaruka niyambarira imyenda isanzwe. Nsohoka ngana muri salo mpita mpura na Bonete wahise ansaba kwicara muri sale y'ururiro. Mu gihe nkiri kwerekezayo we yari yavuye mu kabati azanye teremusi ndetse n'ishashi irimo imigati n'ibindi birungo byo ku ruhande. Ambwira ngo ngire vuba ndye ibya mu gitondo, kubera ko hari habuze gato ngo ibya saa sita bishye ntarafata ibya mu gitondo. Mu rwenya rwinshi mpita mubaza niba ngiye gufata ibya mu gitondo, mu kanya gakurikiyeho ngahita mfata n'ibya saa sita. Ambwira ko ariyo protokole muri urwo rugo, ibiryo byose ku masaha, keretse nibara nk'utari uwo muri urwo rugo. Musubiza nseka mvuga ko aho kugira ngo inda yanjye iturike nabikaba ngewe ubwo urwo rugo nkabihakana nkaruvamo. Ankora ku rutugu ansaba kuryoherwa, ariko ngiye kumubaza byinshi byerekeye amakuru namenye, mbona uwo ataba ari umwanya wabyo mba mbiretse. Nuko mfata amafunguro ya mu gitondo saa 5:30, ubundi nsoje ndandurura njyana mu kabati. Mpita nsanga abandi aho bicaye muri salo. Hibera atubwira ko yamaze kuvugana n'inshuti ye yo muri Varumara, imubwira ko mu minsi 2 gusa abacancuro baturindira umutekano mu rugo mu buryo bwizewe neza cyane bazaba batugezeho, ndetse ntihagire icyo duhangayikira, twe twite kuri gahunda zacu, ibindi azabyitaho neza cyane. Hibera twaramushimiye cyane, mpita ngiye mpaguruka njya mu cyumba cya Bonita, kuko nari maze kubona ko Neyila na Gema batari aho ngaho. Maze gukomanga ntegereza akanya gatoya, Neyila aza gufungura, ariko mu kwinjiramo mbona wagira ngo bari bameze nk'abari mu biganiro bikomeye cyane, ndetse kuko Gema muzi neza cyane mbona wagira ngo yahoze arimo kurira. Indoro Neyila andeba nkayibonamo ko we na Bonita babiziranyeho. Gusa sinabigira impamvu, mpita njya kwicara iruhande rwa Bonita mubaza amakuru y'ibyo amaze kugeraho. Ako kanya karajya intebe ye ajya kuri mudasobwa, atangira gufungura amadokima ambwira ati iyi ni iya mbere. Ubundi kuba Rufusi yari vice chairman wa company ntabwo bivuze ko yagombaga gukoresha imitungo y'umuryango uko ashaka kandi bitanyuze mu nyandiko. Rero urebeye muri izi fayiro bigaragara ko ari amafaranga yagiye anyereza mu bihe bitandukanye, rendering na fraude, ndetse n'indi mitungo irimo iby'agaciro yanyereje akayikoresha ku giti cye, ku buryo iki ari icyaha ikigo gishinzwe imari n'igenamigambi ndetse n'ikigo cy'imisoro n'amahoro Control Revenue and Authority badashobora kwihanganira. Icya kabiri kindi ni fayiro naguyeho y'ibindi bikorwa by'ubuzima bwite bwa Rufusi, birimo imibano yagiye agirana n'abandi bantu, cyane cyane ab'igitsina gore, ndetse aka kanya akaba ari agafayiro yari yaratsimbye aha hantu karimo umugore witwa Stefania wabyaranye na Rufusi abana bagera kuri 2 mu ibanga rikomeye cyane, ateganya ko aribo azarajya imitungo y'umuryango wa Lewis. Bonita tararenga aho ngaho nahise muca mu ijambo, musaba gufungura ifoto y'umugore nari mbonye mu gafoto gatoya yarakojejeho suri muri ako gafayiro, nkagira ngo si ubwa mbere mubonye. Ako kanya kimara kuyifungura njye na Gema dutungurirwa icyarimwe. Gema ahita avuga, ariko numva mu ijwi rye harimo ikiniga, avuga ati uyu ni wa mugore uherutse kuduhara ifuti ubwo twari tugiye kureba General Manager Ambasantoyo. Nanjye mpita mwibuka ko ari we waduhaye ifuti, atubwira ko iyo modoka ye hari uburyo ajya yijyana mu muhanda kugira ngo abone ayo kugura essence, ndetse nibutse uburyo uwo mugore twahuye nkabona wagira ngo ndamuzi ahantu runaka. Mpita mbihuza n'uburyo Mariyamu aherutse kumbwira ko Rufusi yabyaranye n'umugore wahoze ari umukozi wo mu rugo iwacu, ndetse nibuka ko Stefani yari we wahoze ari umukozi wo mu rugo wari ushinzwe kwita kuri Kirista na Simone. Mpita mpamya ntashidikanya ko uwo mugore ari we koko. Mpita mbabwira ko iki ari ikindi kimenyetso kigendera turifashisha mu gushyira hasi Rufusi. Nsaba Bonita kureba muri ayo mafayiro ya Rufusi niba atarabona mu byibura ahantu dushobora gusanga Stefani. Bonita atangira gufungura ka gafayiro turiho, ndetse asangamo imishinga myinshi Rufusi yagiye akorera Stefania, harimo n'inzu yamwubakiye. Mu kureba neza dusanga n'ubundi iyo nzu iri hafi cyane na ya karitsiye twatandukaniyemo turi kugana ahahoze ari kwa Amba Steve. Mpita mukora mu biganza mushimira cyane, mubwira ko ako kantu ari keza cyane.
ahubwo utwo tuntu twose tureba Rufusi abaduteraniriza hamwe ku buryo turaza kuduha Amba Sabine atangira twigeho neza. Namaze kumubwira gutyo mbona uburyo abantu rimwe na rimwe bitwa ko ari abanyabwenge hari ubwo bashyiramo ubujiji, kuko abantu bose bari muri iyo black box bagiye babikamo amabanga yabo kubera ko bazi ko nta muntu ushobora kuyinjiramo, bose batatanze uburenganzira. Bibagirwa akantu kamwe gusa ko kwibaza niba nta muntu ushobora kuyifatisha mu buryo bwe nk'uko twayifashemo, ubundi akaba yabireba atanabasabye uburenganzira kandi ntibanamenye ibyabaye. Ibyo namaze kubitekereza Bonita ambwira ko yari akiri kunyereka n'ibindi byinshi, mubwira ko abaretse gatoya cyangwa se abyereka bari aho mbanze njye kuvugana na Gastam kubera ko amasaha arimo kugenda tumenye uko tubipanga. Navuye muri icyo cyumba ariko ndimo gufunga umuryango hanze numva Neila abwira Gema aturi umuswa cyane, kubera iki wemeye ko agenda utabimubwiye, natwe duhari ngo umusabe imbabazi tukuvuganire. Nahise menya ibyo nabasanzemo ko bari barimo kumugira inama zo kunsaba imbabazi, nkomeza kwibaza impamvu Neila atsimbaraye cyane kuko banakomeza gukundana na Gema ndetse akerekana ko afitemo uruhare runini. Gusa sinabyitaho cyane, nahise nsanga Hiberi Petron Lewis avuga ko arimo gutekereza ko mbere yo kujya guhura na Gastam twabanza kujya gutegura neza mu rugo, ubundi tukanakoresha wa mwanya yansabye ejo tuganira. Hiberi avuga ko imodoka iri tayari bityo abagenda baba bitegura, amafunguro yamara kuboneka tugahita tugenda. Mpita mvuga ko noneho ngiye guteguza abo turi kumwe kugira ngo tutaza kwica gahunda ya Gastam. Mpita nsubira kureba Neila na Gema mbabwirira mu muryango ko ariko kanya ko kwitegura kugira ngo tuze kujya iwacu. Bonita mbaza niba iwacu hari icyumba kinini yabona cyakwirwamo ibintu bye byose aze twijyanire. Mubwira ko byasaba kubanza kubaza Kapiteni Hiberi na Bonete, ambwira azunguza umutwe ko namubariza kuko byamufasha cyane. Nahise nongera gufunga umuryango nsanga Hiberi, mubaza ntaciye ku ruhande, ahita aseka ambaza niba ntaramenya uburyo Bonita arakaryarya cyane, kuko niba ubwo avuze kuriya tayari yamaze no kwitegura, umwanzi we ni umuntu wakwibeshya akamubuza icyo yifuje. Nahise menya ko na Boneta ataza kubyanga. Bidatinze umugore wa Hiberi yatashye avuye ku kazi aje mu karuhuko ka saa sita, twese aradusuhuza ndetse umukozi atangira gutegura amafunguro. Duhamagara abandi twese dusangirira hamwe, umugore wa Hiberi atubwira ko ashimishijwe no kuba dusangiriye iryo funguro. Mbere y'uko tugenda anadusezeraho asubiye mu kazi. Twese tujya mu byumba kwitegura, birumvikana njye na papa nta bintu byinshi twari dufite uretse igikapu cyanjye n'imyenda mikeya. Mu kugera muri salo Neila na Gema batangira gufasha Bonita gusohora ibikoresho byose birimo amaskirini n'ama-CPU by'amakompiyuta bye n'ikivarisi. Birumvikana ko bari umukobwa ikivarisi kirimo imyenda n'inkweto abizi neza ko atazanabikenera ntabwo yabura kubijyana. Nuko tugiye kugenda mbaza Gema we niba nta kintu arajyana, ko mbona wagira ngo ntabwo abyitayeho. Boneta ahita amusubiriza ko we yahisemo ko araguma hano tukajya duhura muri gahunda twapanze. Neila ahita amubwira ko turaza guhuriraho, aramubwira turaba twemeranije. Nuko Hiberi afata urufunguzo rw'imodoka, ubundi dusohoka duteruye byose. Dufite abandi badutwaje. Hiberi ajya kuri vola imbere yicarana na papa wacu Petron Lewis. Bonita niko yararangije gushyira ibikapu bye muri butu, yinjirana na Neila ubundi turafunga. Abandi badusezeraho badupepera kugeza tugeze hanze y'igipangu. Twafashe urugendo, Neila tubwira ko yavuganye na murumuna we CEO Krista Lewis, amubwira ko ashaka ko baza guhura bari kumwe n'umukunzi we, kandi hari amahirwe menshi y'uko Raymond najyana ibyangombwa bye by'amashuri, mbese diplome ye bakaza kubisuzuma, bashobora kumuha akazi ko ku mwanya. Amba Santo yo yari akenewemo cyane ko muri iyo minsi nta bizamini by'akazi biri gukoreshwa kubera ko kampani irimo kwiyubaka. Insanganya yahuye naryo ibushize. Petron Lewis yahise abaza Neila niba ari wa musore bari kumwe nijoro. Mpita musubiriza amubwira ko ari we, akaba ari umwana wa Doroteya murumuna wa Norita, mama wa Gastam na Dorcas. Mbese Norita amubereye nyina wabo muri make Raymond. Gastam na Dorcas ni ibyene nyina kuri ba mama babo Doroteya na Norita. Ikirenze ibyo Raymond akaba ari n'umwana ufite amaraso ya Federico, kubera ko nkaba Gastam, Dorcas na Lisa nubwo batandukaniye kuri ba mama babo. Bikanavuga ko Doroteya umugore wa Rivieri na mukuru we Norita ari abakeba. Raymond akaba ari umuhererezi wabo, aho imfura yabo ari Dorcas ukurikirwa na Gastam. Namaze kubwira papa wanjye Petron Lewis gutyo mbona bimeze nkaho bimubabaje cyane, ariko abihisha mu isura ku buryo wabonaga adashaka ko mbibona.
ndetse ni nanjye wabibonye gusa. Yikiriza avuga ko abyumvise, nuko ahita aceceka. Mbona ko byanga byakunda ari ikintu ngomba kuza kumubazaho muri wa mwanya turaba tuganira, kuko mbonye ko wagira ngo kuba Raymond akundana na Neyira Lewis papa ashobora kubigiraho ikibazo gikomeye. Twakomeje urugendo ariko hamera nk'ahagiyemo umutuzo, biba ngombwa ko nkucubya kugira ngo Neyira, Bonita na Hiberi batabona ko hari akabazo. Mbwira Petronile Lewis ibijyanye n'amakuru Bonita yamaze kumpa kuri Rufus. Petronile Lewis yongera kunyibutsa indi nshuro ko niturega Rufus byanga byakunda na Tonzi agomba kuzagarukamo, kuko urupfu rwa Marita rutagomba kuzagenda gutyo gusa. Mpita mubwira ko nabyibukaga ubwo yavugaga cya gihe Tonzi yagiye kwica Marita muri diyoseze ya Maranatha, kandi mu bantu yakundaga cyane Marita arimo cyane. Ntabwo byatinze twageze muri rwa rugo rwacu rw'ibanga. Kuri iyo nshuro dusanga igipangu kirafunze nk'uko twari twagisize. Ninjye wari ufite imfunguzo zose nafunguye twinjiramo. Ubundi Hiberi ajyana imodoka muri parikingi, tuvamo tuza tugana mu rwinjiriro rwo hasi. Ariko tugezemo Petronile Lewis aduha igitekerezo cyo kujya hejuru kugira ngo nihagira n'ikintu kiba kizaze tukireba. Twemeranya kujya muri foro ya gatatu. Twagezemo dufata ibyumba, aho njye na papa twanze gutandukana dufata icyumba kimwe. Bonita ahita afata ikindi cyumba anavuga ko ari cyo azajya yirariramo. Birumvikana uko turi bane twafatanije no kuzana ibitari aho ngaho tubikuye hasi, ariko ntabwo twiruhije, twazanye ibikenewe cyane cyane ibyo mu gikoni no kuryama nibyo byari iby'ibanze. Muri icyo gihe nza kuvugana na Gaston ambwira ko we na Gerine bari batekereje kuza aho turi kugira ngo tunagendere ko agiye tumuherekeje. Mpita mvuga ko ari byo byiza kurusha uko twajya ahandi. Mu gihe tubategereje twari tumaze kwisuganya neza cyane, baza kutugeraho. Mu kwinjiraho n'abakiriye batungurwa no gusanga papa wacu Petronile Lewis yicaye neza cyane yakuyemo ibimuhisha isura, nta kintu yikanga. Gerine ahita agwa mu kantu Gaston amuhumuriza amubwira ko nta kibazo na kimwe agomba kugira, avuga ati ni gute bishoboka. Petronile ahaguruka amusanga amubwira ati ni gute bitashoboka se urimo kumbona. Abanza kumusuhuza, ageze kuri Gaston amusuhuza mu buryo bwamutunguye cyane. Birumvikana ntabwo Gaston yari afite amakuru ko papa yagarutse, bigaragaza ko na ba Dorcas batigeze bamubwira ibyabaye nijoro. Petronile avuga ati ndebera wa musore washakaga kuba padiri, ubu asigaye agenda n'imbunda. Uzi ko ibyo bigoye cyane kurusha uko bavuga ko imisozi itajya. Gaston yarandebye mpita nzunguza umutwe, amenya ibyabaye ko papa yibutse. Twese n'ubundi nk'uko turi kumwe nta bindi byamuje mu mutwe uretse kwibuka neza papa wacu naho yagiye adukura. Gaston amashoka amarira mu maso yambira papa cyane, amuririra mu bitugu, ariko ntihagire ikintu avuga. Papa nawe agakomeza kumukora mu mugongo amuhumuriza amuturisha kugeza ubwo baje kwicara mu ntebe. Petronile Lewis avuga ko baherukanye agiye mu gipadiri. Ibyakurikiyeho nyuma siyabimenya. Nimugoroba nibwo yaje kwisanga padiri wacu ari ushinzwe umutekano mu butaka bwa ba Lewis. Gaston ahita avuga ati njye nari nibereyeho mu mahoro ndetse ndi tayari kwiyambarira umwambaro w'Imana, ariko iyi ntama yawe wari warandagije irangi imbere ibamba ivuga ko itashobora kurwana yonyine. Njyewe ndi kwinywera ka divayi inanirira Ukaristiya. Ati ngwino ubuzima bugoye tubunyuranemo. Uko niko naje kwisanga aha hantu. Gusa papa ntakubeshya uyu munsi ndishimye birenze urugero. Gaston yavuze gutyo Petronile Lewis amubwira ko niba nawe kuko amuhamagaye akazina yarakumbuye, naho uyu mukobwa n'uyu musore bigize abo atazi nta n'umwe uramuhamagara papa. Ako kanya mpita mubeshyuza amubwira ko nari muhamagaye. Na Neyira avuga gutyo kugeza bibaye impaka. Nuko Petronile Lewis ashimira Gerine amubwira ko agiye kudukorera igikorwa cyiza cyane, kandi amakuru uburyo turabiganiraho ni ibintu bizadufasha cyane. Gerine avuga ko ashimishijwe no kongera kumubonaho amaso ku maso. Twese mu gutungurwa twibaza iyindi nshuro yari yaramubonyeho amaso ku maso. Gerine mukunde bahita avuga ati hari umugabo twari duturanye wakoraga ibintu by'ubuvuzi avura abaturage bose ku buntu kubera ko yabonaga inkunga zivuye mu bantu b'abakire. Icyo gihe papa wanjye wari umusirikare yari amaze iminsi acitse akaguru kubera ko yarwaye kanseri kubera imyenda n'inkweto bahaga abasirikare. Aho papa yatubwiye ko nubwo nari nkiri umwana ariko narabyumvise ko atari we gusa, kuko inkweto babahaga mu gisirikare kubera uburyo zari zikoze ku buryo bakundaga kwisanga hari ibyuma byazo byabajombye, bakundaga gukuramo kanseri bakazabimenya amazi yararenze inkombe. Rero icyo gihe papa yavurwaga n'uwo mugabo. Inshuro ya mbere nakubonyeho chairman ni igihe wari waje kumusura ku ivuriro rye.
ukamuzanira inkunga ndetse n'abaturage bose ukabasuhuza muri rusange. Burya byaje kurangira abagambanyi bamwishe, umwana we n'umugore we baratorongera, ubu ntawuzi aho ari, ntawuzi aho baherereye. Nuko byagenze Chairman. Gerine yamaze kutubwira gutya mpita menya ko byanga byakunda yaratuye mu gace kamwe no kwa Apollo, kuko Apollo yambwiye ko na papa wacu yigeze kujya kubasura. Ahubwo nibuka ko naherutse Bonita ambwira amakuru ye sinongere kuyamenya. Mpita niha gahunda ko ndaza kumuhamagara nkamubaza niba ari amahoro. Petero Lewis abwira Gerine ko ahise yumva neza cyane aho yamumenyeye nubwo ari kera. Gaston ahita abaza Gerine niba ataramenye ibyabaye kuri Apollo na mama we. Gerine mu gutungurwa kwinshi amubaza ibyabaye. Gaston atangira kumubwira ko abagabo bakoze amabara kwa Apollo bamaze kumenywa, ubu bakaba barahunze bari mu bwihisho. Mboneraho no kumubwira ko Apollo ari umuntu wanjye kuko n'ejo twari turi kumwe. Gerine biramurenga avuga ko byanga byakunda ashaka kuzahura na Apollo bakongera kwibukiranya imyaka yabo ya kera n'inzozi bari bafite. Mubwira ko inzozi za Apollo bashobora kuzazigeraho kubera ko ubu ari kwiga ubuganga muri kaminuza yigisha ubuganga muri Kent. Gerine avuga ko ari byiza byishimiye cyane. Tumubaza niba we inzozi ze zari zo kuba umusirikare, atwikiriza tubwira ko ariko bimeze. Nako niko byari bimeze kuko yari yarihaye intego ko azaza aje gukosora ibyo abona bidakorwa neza, ariko yaje gusanga amazi atari yayandi, nanjye ndabizi. Ubwo yambwiye gutya nyibutsa amateka yaduhuje muri cya gihe kuryamana kw'abahuje ibitsina byari agaterera nzamba mu gisirikare no mu gipolisi. Akomeza tubwira ko n'akarengane abasirikare bakorerwaga bagira n'ibibazo by'ubuzima, ubwishingizi bwabo ntibubiteho, nibyo bya mbere byamuhaye umuhate wo kwinjira. Ariko none tureba ari aho ngaho, nko kuvuga ko bitarangiye neza. Petero Lewis yamusubije ko inzozi zirangira ari uko umuntu apfuye, bityo ahumura icyo azaba ntabwo yari yakimenya. Wasanga abaye n'umuyobozi w'igisirikare muri Kentrone ntawamenya. Gerine yarasetse nuko tuboneraho gupanga gahunda zose z'uburyo turakorana igihe azaba ari kuneka. Ariko kandi twumvikana ko ari ibintu bigiye gukorwa vuba cyane kubera ko tumuhaye iminsi mike yakaba tumenyeye ahantu Rufus aherereye. Petero Lewis amubwira ati bityo rero musore, urugendo ugiyemo ni rwo rufunguzo rw'intambwe dukeneye gutera, kandi dukeneye kuyitera hakiri kare. Genda rero natwe tugiye gusigara turi kwitegura uburyo urugamba tuzarwitabira neza kandi tukarutsinda. Ngaho amahirwe masa. Nimero ni 0788 25578. Ushobora kunyandikira tukajya tuniganira kuri WhatsApp cyangwa se tukaba twagira n'ibindi nyine tumenye naho mu buzima busanzwe. Iyi episode y'inkuru ushobora kuyiteraho comment hano hasi, ndetse nanone reka nizere ko ibikorwa byanyu biri kugenda neza umunsi ku munsi. Abo bitari kugenda neza nyine wasanga ari cyagiye kiba kitaragera, cyangwa se ya minsi ijya yihindukiza, gusa ntabwo utakaza icyizere. Imana ibaha umugisha. Ndabakunda cyane ku rwego rurenze urugero.